Burya umunwa wawe ufite hari igisobanuro ufite ku myitwarire yawe n'uburyo ugaragara muri sosiyete. Burya abahanga bavuga yuko umunwa ari cyo gisobanuro cya mbere gisesengura uburyo umuntu abayeho. Hari umuhanga rero mu busesenguzi bw'imiterere y'isura nk'uwo twavuga witwa Aristote, umuhanga tuzi wabayeho cyane mu binyejana byatambutse. We yavugaga yuko kugira ngo mutangire kuvugana yarebaga ishusho y'iminwa yawe agahita asobanukirwa uwo uriwe n'uburyo witwara, imyitwarire yawe. Ndetse n'undi muhanga mu isomo rya physiognomy witwa Giambattista della Porta, nawe ni umuhanga wabayeho mu kinyejana cya 16 w'umutaliyani. Nawe yibandaga cyane ku impamvu z'iminwa ukuntu yagaragara, agahita yibwira imico yawe. Ndetse n'abize imyitwarire mu isomo rya psychology, umuntu bakorewe ubushakashatsi witwa Paul Ekman, bagaragaje yuko byanga byakunda imyitwarire y'umuntu, iminwa yiwe ari igisobanuro kimwe cy'ingenzi umuntu agomba gusobanura kugira ngo ahite amenya uwo ari we. Ayo moko rero ko ari 10 y'iminwa turaza kuyareba hano ku Ikiyazo TV. N'undi muhanga wabaye witwa Carl Jung, we yibandaga cyane mu gusesengura imyitwarire y'abantu, akunze gukoresha uburyo abona iminwa y'umuntu agahita amenya uwo uri we. N'abazi mu isomo ry'ubwiza ryitwa nka cosmology, nawe twavuga nk'umuhanga uzwi cyane witwa Kevin Aucoin. Kevin Aucoin we ni umunyamwuga cyane mu bintu by'ubwiza, ariko nawe yagaragaje yuko iminwa y'umuntu afite hari igisobanuro kigaragara ku myitwarire yewe ndetse n'ukuntu abanye n'abandi muri sosiyete. Ndetse n'ubusesenguzi bwinshi bugiye butandukanye mu mico, twavuga mu bihugu bya Aziya, Ubuhinde ndetse n'Ubushinwa, bavuga yuko hari icyo isura yawe ihishurira mu rwego rwo kugira ibindi bintu ukora. Harimo umuco wo gusoma isura ikizwi nka face reading, aho isura yawe ndetse n'imiterere y'iminwa yawe bihuza neza n'imibereho umuntu aba abayeho ndetse n'ahazaza hiwe, bigahita bimusobanurira nk'uko umuco wo muri Aziya ukunda kubigaragaza. Kandi ibi ni ibihugu cyane biba byibanda ku muco cyane. Rero hari ubwoko bw'iminwa bugiye butandukanye. Muri ibyo turibanda ku munwa munini kandi wuzuye uzwi nka full lips. Uyu full lips ni imiterere y'umunwa yombi iri hejuru y'iburyo ndetse irangana kandi ifite ubunini butunganye cyane. Ubusobanuro bw'uyu munwa wakwibaza ati ni iki? Abantu bafite iminwa yuzuye bakunze kuba ari abantu b'inyangamugayo cyane, kandi abafite iyi minwa bakunda gufasha abandi no kwita ku bandi cyane, kandi bagira ubunyangamugayo kandi bakunda amahoro. Rero imiterere y'ubuzima bwiwe akenshi abantu bafite iminwa yuzuye ikizwi nka full lips akenshi baba bashyira imbere inyungu z'umuryango ndetse n'ubushuti, kandi bagakunda kugaragara nk'abafitanye ineza n'abandi, bagafatanya bakagera ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Rero tuvuze ku cyitwa full moon, nuko abantu bafite iminwa minini kandi yagutse kizwi nka full lips. Rero hari n'abafite iminwa mitoya inyahurutse izwi nka thin lips. Rero imiterere y'iyi iminwa yombi ifite umubyimba muto kandi itagaragara cyane. Rero ibisobanuro by'iyi minwa nabyo wakwibaza ngo uyu munwa muto uzwi nka thin lips usobanuye iki? Abahanga nk'uko Aristote na Carl ndetse n'abandi bagenda bigaragaza, bagiye bavuga yuko akenshi abantu bafite iyi minwa mitoya baba bifitemo ukwigenga gukomeye cyane, baba bifitemo ubwigenge, baba bishimira gukora ibintu bonyine kandi akenshi batuje kandi bazi guhitamo neza abantu baba bafite iminwa mitoya inyahurutse cyane. Rero imiterere y'ubuzima bwabo wakwibaza ngo nayo ni iki? Nubwo ngo badakunze kwirara mu mibanire, bazi kubaka urukundo cyane rwimbitse mu buryo butuje kandi butanyeganyega. Rero abantu bafite iminwa mitoya ni uko nguko nawe uraza kumenya igisobanuro cy'umunwa wawe. Muri ibyo rero twakwibanda no ku munwa wa gatatu uzwi nka round lips, ufite ishusho y'uruziga. Ni umuntu ufite iminwa ifite ishusho y'uruziga. Imiterere y'iminwa rero ifite ishusho izengurutse kandi isa neza. Igisobanuro cy'iyi minwa rero ngo abantu baba bafite iminwa y'uruziga kandi bakunze cyane kuba bafite icyizere kandi bafite uburyo
bworoshye bwo gushyikirana n'abandi cyane. Rero bikunze kugaragara yuko nk'abashaka gusangira ibyiza n'abandi, n'abashaka gusangira ibyiza n'abandi batihererana ibyiza. Rero abantu bafite iminwa y'uruziga ni iki ngiki gisobanuye kuri bo, ndetse ngo imiterere y'ubuzima bwabo ngo bakunze kwishimira ibyishimo by'abandi kandi bakagira ubuzima bwuzuye urukundo cyane. Rero tuvuye ku bwoko bwa gatatu buzwi nka Round Lips cyangwa iminwa ifite ishusho y'uruziga, hari n'indi minwa rero itangaje, iminwa ya kane. Ku bantu bayifite rero ni iminwa ifite ishusho imeze nk'umutima, yitwa ngo heart shaped lips. Heart shaped lips ifite ishusho imeze neza nk'umutima. Rero iyi minwa ifite umunwa wo hejuru ufite ishusho ikomeye cyane ya curved bow, ubwo ni umunwa ucimbuyemo ukuntu akantu kaba gakase ku mutima, n'umunwa wo hasi ugaragara cyane. Rero hari icyo iminwa yabo iba basobanuyeho, ngo iyi minwa isobanura umuntu uzi kuganira kandi w'umunyabushobozi mu kugaragaza amarangamutima ye kenshi. Ikindi ngo akenshi baba ari abahanga, bafite ubugeni kandi bifuza kumenya byinshi mu gihe gito ndetse no mu bihe bitandukanye. Rero imiterere y'ubuzima bwabo ngo ni abantu bakunda ubuzima buhamye, kuganira, umubano mwiza ndetse no gushimisha abandi. Aba bantu rero barabishobora, bafite heart shaped lips cyangwa iminwa ifite ishusho nk'iy'umutima. Rero tuvuye kuri ubwo bwoko bwa kane, reka twibande no ku bwoko bwa gatanu buzwi nka down turned lips, aho imipaka y'iminwa iba ireba hasi cyane. Rero imiterere y'imipaka y'iminwa ireba hasi igaragara nk'aho umuntu ahorana ibitekerezo, nicyo bisobanuye buriya. Ndetse ibisobanuro by'imibereho yiwe ngo nuko iminwa ireba hasi ivuga umuntu utekereza cyane kandi ushobora kuba utagaragaza amarangamutima ye byoroshye. Abantu bameze uku ntabwo bakunze kugaragaza amarangamutima yabo, bakunda kuyahisha akenshi cyane. Akenshi aba ari umuntu utuje kandi witonda. Hanyuma imiterere y'ubuzima bwiwe nuko baba bakunda ubuzima bucecetse kandi bazi kubika ibanga mu buryo bukomeye. Abantu rero baba bafite iyi minwa yitwa down turned lips, aho imipaka y'iminwa yabo iba ireba hasi, ni abantu rwose wakwizera ukaba wababitsa ibanga. Rero imiterere y'ubuzima bwabo nuko bakunda ubuzima bucecetse kandi bazi kubika ibanga, ndetse banashobora no gucisha make, ariko bakagira ubunararibonye mu bintu bigiye bitandukanye na experience. Nk'uko abahanga bo muri Aziya ndetse n'abahanga bagiye babaho mu isomo rya psychology ndetse na physiology, witwa Aristotle ndetse n'uwitwa Carl Jung, ni abantu rero babayeho, ndetse muri biriya bihugu bya Aziya bafite umuco yuko mbere yo kugusoma banza bagasoma umunwa wawe, bagahita bareba uwo uriwe ndetse bakamenya n'ahazaza hawe. Ni ubwoko bw'iminwa uko ari 10 rero, reka mbe mbahaye butanu. Wowe kanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'ikindi gice. Tuzakomeza no ku munwa wa gatandatu tugeze ku 10, tugende tureba byinshi n'abantu bafite iminwa igiye itandukanye. Hano ni ku Ikibazo TV, ni Celestin Mutabazi. Kanda subscribe, rero wandike muri comment uvuge niba twakomeza n'ibindi bice by'iminwa igiye itandukanye, dore yuko ibi ngibi ari ibintu byagufasha gusesengura umuntu ndetse no kwimenya nawe uwo uriwe. Rero ndabakunda cyane, duhure mu kindi gice cya kabiri. Muze kubinsaba muri comment, nimbona muri benshi turakomeza n'ikindi gice. Ndabakunda cyane.